kandi ntugahondobere ukugira courage uri mu bisubizo no mu bibazo ujye ugira courage kuko ubundi uzaheka ntago mwicisha urume kurakazwa n'ibibazo byo muri iyi si udateze kubikuraho na makosa ujye wiga kuba umusirimu ariko wige no kuba umuturage ushobora kuba umuvuga butumwa ariko ukabwiriza utari umuntu w'umumaro ibyigisho byose watanze mu rusengero n'ahandi hatandukanye waravunitse imvune zikomeye wagera mu masaziro yawe kuko wabwirije ariko ukabwiriza amagambo ubwiriza inyigisho ariko ntiwaba uw'umumaro ukazasanga watakaje imbaraga nyinshi ariko ntibizagusigira inyungu kera hari umuntu najyaga mpamagara nkamubwira ngo urahari nze ndire alo Runa urahari inze ndire inze ndire urahari akambwira ngo ndahari nkatega moto amarira nyatwaye gutya kuki se ari we nahamagaraga sinari nziranye n'abandi bantu nuko ari we wabashaga kwakira amarira yanjye ataryarya umutima wanjye atari buze no atarimo kwishima ati ntikabizi kurira turabazi bamenya ko dufite ibibazo bakavuga bati kare igenje ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabe muri mwe ni kuri Mama Sharirene Official aho mugenda mukurikirana ibiganiro byinshi bitandukanye ndabashuhuje kandi ndabahobeye mbabwira ngo ni mugubwe neza amaboko y'Imana isumba byose akomeze kubaramburirwaho kandi imigambi myiza y'Imana ikomeze kuba kuri mwe no kubanyu turabakunda kandi n'Imana irabakunda ndabizi neza ko mukomeje kunogerwa na gahunda zo kuri Mama Sharirene Official aho mugenda mureba filime n'ibiganiro bitandukanye mugenda rero munyandikira kuri telefone yanjye hanyuma mukagenda mumbwira ko mwishimye kandi byabagiriye umumaro rero kuko muvuga ko bibagirira umumaro niyo mpamvu nanjye mukomeza kumbona buri munsi genda saba Imana kugira ngo inyungure ubwenge bw'ibyo kubabwira Imana rero ibaha umugisha n'abatameze neza ni muhumuri abatameze neza muzamera neza njya mbwira abantu ngo ubuzima n'inguriza nzakwishyura ntago abantu bajya baririra rimwe nta nubwo basekera rimwe ariko nubona mugenzi wawe ari kurira ujye umufasha murire hanyuma nubona nuri guseka ujye umufasha museke kuko hari igihe azaba ari kurira uri guseka hanyuma hari n'igihe azaba aseka nawe uri kurira ubuzima n'inguriza nzakwishyura ntago abantu bose batwita ngo babyarire rimwe hari ababyara abana bapfuye abandi bakabyara bazima abajya kwa muganga bose siko basezererwa bagataha hari n'abahitira muri morgue ubuzima nabonye ariko bumeze ntabwo abantu bazamukira rimwe hari igihe bajya kwaka inguzanyo bakayibahera rimwe ariko bamwe bagahomba abandi bagakomeza niko ubuzima nabonye bumeze kandi hari n'igihe uwungukaga yongera agahomba nuko nabonye bimeze uko umuntu azamuka ari nako amanuka kandi uko umuntu amanuka ni nako azamuka ni ibintu mbese biraho biba bimeze gutyo ngewe rero mba numva nakubwira ngo aho ubuzima bwawe buri ntago ariho buguma ntago rwose ariho buzaguma kuko nubundi ahuri hari ahandi wari uturutse hari igihe umucyuza ubundi umwijima ukaza kandi ntikifuze kuba mwisi umwijima utaza kuko hari igihe umwijima ugushyikiriza umucyo ariko nanone hari n'igihe umucyo ugushyikiriza umwijima umwana w'umuntu ahava akagera ukijijwe n'udakijijwe usenga n'usenga gakeya n'utajya gusenga hari ibintu tugomba guhuriraho nta bindi nuko tugomba gusangira amakuba ari mu isi tugomba kuyasangira rero rwose amakuba naza ntukumva kugwiriwe n'akaga kuko amakuba aza gutunguye ariko nanone n'umugisha hari igihe uzutunguranye abiruka ku mugisha bose siko bawufata ariko hari icyo nabonye mu isi yababaho hari n'abawugwaho batawirutseho ibintu byose biza ku buzima bwawe ibiza ku manywa ndetse n'ibiza ninjoro ibiguteguza n'ibigutungura ujye wiga kubibamo kandi ntugahondobere ukugira courage uri mu bisubizo no mu bibazo ujye ugira courage kuko ubundi uzaheka ntago mwicisha urume
kurakazwa n'ibibazo byo muri iyi si udateze kubikuraho ni amakosa. Ujye wiga kuba umusirimu ariko wige no kuba umuturage. Yego navugaga ngo ujye wiga kubika igikoma muri teremusi nziza ihenze igura 20-30, ariko ninameneka ukabura yo guhita ugura indi, uzige kukibika mu kajerekani hanyuma ugipfunyike mu byenda nyine kugira ngo gikomeze gishyuhe. Ni ibintu nk'ibyo. Narindi kukubwira ngo humura kandi komera, Imana iragutekereza kandi irakuzirikana. Nubwo wibwira ngo hari aho yagiye, ariko burya yiza kugenda ikajya kure yawe ko kwigasinzira nk'uko bipanga. Ndakubwiza ukuri nta muntu n'umwe ubugihumeka, ariko kuko Imana ituzi kandi tureba ikanaturebera, niyo mpamvu urashonje ariko uri muzima, wakoze impanuka ariko ntiwapfuye, wararwaje yego ariko mwaratashye. Mu bibazo twahuye nabyo Imana yashyizemo inyoroshyo, nanjye wicaye aha, nanjye Imana yanshyiremo inyoroshyo. Imana rero nibaho umugisha. Nishimiye kongera kubana namwe mu biganiro bitandukanye. Hari igihe muzajya mubona ntakoresheje Bibiliya, ahubwo nkafata ibyo nigishije. Iyo ntakoresheje Bibiliya ngo some ijambo ryo muri Bibiliya, kandi tukaba abafarisayo, ntago kumenya Bibiliya kandi no kuza kubwiriza ntago ari ugufata Bibiliya mu ntoki. Nta kintu na kimwe njya mbigisha kitari muri Bibiliya. Manafashe Bibiliya ibyo nabigishije ya myaka yose, hanyuma nkaza gukora, nkaza kumera nkaho ndi gusubira mu byo nababwiye mutabashije kumva neza. Nibyo mba ndimo. Rero aka kanya ndashaka tuganire ku ijambo rivuga ngo kuba umuntu w'umumaro. Kuba umuntu w'umumaro nibyo bintu ushaka ko tuganira muri aka kanya. Kuba umuntu w'umumaro, abantu benshi bashaka kuba ibintu runaka, kandi ibyo bintu runaka ugasanga ni ibintu bifite garanti, bifite aho bizarangirira, bifite naho bizashirira, kandi byamara gushira ntibisiga inyungu. Ariko nge ndashaka kukwigisha kuba umuntu w'umumaro. Iyo wabaye umuntu w'umumaro ntago bijya bishira ngo bireke gusiga inyungu. Umuntu wese w'umumaro hari ibintu bimushirana, ariko za nyungu z'uko yabaye umuntu w'umumaro zigasigara zimwomaho. Imana ishimwe. Ndashaka kwigisha abakuru, nkigisha abato, ndigisha ngewe inyigisho zanjye ntago ari iz'abantu no mu rusengero gusa, nigisha n'abandi bo mu buzima busanzwe, kubera yuko mbere yuko tujya mu rusengero tubanza kuba hanze, mbere yuko tujya mu mwuka tubanza kuba mu mubiri, kandi mbere yuko twari abakristo twabanje kuba abapagani. Nta muntu ujya mu rusengero atabanje kujya hanze. Ni nayo mpamvu inyigisho zose tugomba kuzimetriza, ukiga kubaho ubuzima busanzwe, ukiga no kuba umukristo. Byose ni byiza. Kuba umuntu w'umumaro, ukaba umuntu w'umumaro, umuntu w'umumaro bimusigira inyungu nyinshi. Mureke mbabwire, ndashaka kubwira abantu ngo nibaba abantu b'umumaro. Ushobora kuba umuvuga butumwa ariko ukabwiriza utari umuntu w'umumaro. Ibyigisho byose watanze mu rusengero n'ahandi hatandukanye, waravunitse imvune zikomeye, wagera mu masaziro yawe kuko wabwirije, ariko ukabwiriza amagambo ubwiriza inyigisho ariko ntiwaba uw'umumaro, ukazasanga watakaje imbaraga nyinshi ariko ntibizagusigira inyungu. Ukazagenda ugagira amasaziro nk'ay'abasinzi, babandi nyine wacagaho ujya kubwiriza bibereye mu kabari. Bishatse kuvuga ngo ugomba kuba umuvuga butumwa ariko ukaba n'umuntu w'iki w'umumaro. Wa muntu uri kubwiriza ukanamubera umuntu w'umumaro. Kandi umuntu w'umumaro si umuntu ugurira undi kibanza. Nta nubwo umuntu w'umumaro ari umuntu undi amafaranga gusa. Umuntu wakugiriye umumaro ntago ari wa muntu ugusura kwa muganga byonyine. Umuntu w'umumaro ntago ari wa wundi wagufashije muri service runaka gusa. Ahubwo umuntu akwiye kuba umuntu w'umumaro, ari abo muhuriye muri kwasteri, ari uwo muhuriye mu kazi, ari uwo muhuriye mu muhanda, ukabera umuntu w'umumaro. Abo muzi nabo mutaziranye, ukamera nk'umuntu uri kunyanyagiza imbuto. Hanyuma iyo bigenze gutyo, iyo bigiye kwera ntago byerera aho wabihingiye, byerera ahantu henshi hatandukanye. Nongere nkubwire ngo iyo ubaye umuntu w'umumaro
ntukirirwe utegereza ineza yaho wagize umumaro, ugira ineza ukayisanga imbere. Niko ibintu byubatse. Uzagirira umumaro abana ba runaka, wasanga abana ba runaka aribo bazakwitura cyangwa bakitura abana bawe wabyaye. Naritegereje rero sanga ikintu cyitwa kuba ab'umumaro kiratwihishe. Tuza hano kuri kamera tukabwiriza, buri wese akavuga ibyo ashaka akagenda, tukajya mu nsengero no mu buzima busanzwe, ariko hari ikintu tutari kwitaho: kugirira abandi bantu umumaro, kuba umuntu w'umumaro. Ushobora kubwira umuntu ijambo ry'umumaro mu gihe kimukomereye, iryo jambo rikazamugoboka, amaherezo rya jambo rikazabyara umusaruro, akazicara akavuga ati hari umuntu wangiriye disi umumaro. Kuba uw'umumaro ntabwo bisaba ibya mirenge. Kuba umuntu w'umumaro, kuba uw'umumaro ni ukubera abandi inyungu, kubera abandi inyungu. Kuba umuntu w'umumaro ni ukubera abandi inyungu. Ngewe mama Sharirene, reka nitangeho urugero, nkaba inyungu z'abantu bamwe. Yego, nkaba inyungu z'abantu bamwe, ku buryo umuntu azajya yicara akavuga ati mama Sharirene yambereye inyungu, mama Sharirene yambereye inyungu, mama Sharirene yambereye inyungu. Hari ibintu yanyigishije bigenda gutya, namugishije inama, ngira inama nziza, nari ngiye kurohama. Umuntu ukamubera inyungu, kandi ukamubera inyungu utazi aho ataha, ukamubera inyungu utamuzi, ukamubera inyungu mutazanakubitana, ukamubera inyungu nta nyungu mutegerejeho. Umuntu akicara akavuga ngo runaka yambereye umuntu w'umumaro. Nanjye muri ubu buzima nagiye nyuramo, hari abantu bambereye abantu b'umumaro. Hari umuntu ukubwira ijambo ugeze mu bibazo akabakubereye uw'umumaro. Hari umuntu uguhumuriza byakomeye akakubera uw'umumaro. Hari umuntu ukurangira akakubwira ati aha hantu ushaka kujya nyura muri izi nzira uri bugeremo. Uriya muntu nawe ni umuntu w'umumaro. Hari umuntu ukubwira uti rero aya mafaranga ufite angana gutya, dore nanjye urwego ngezemo, aya mafaranga yakoreshe muri ubu buryo, akakurangira inzira zo kuzunguka ugatera imbere. Uriya muntu abakugiriye umumaro. Hari umuntu ukubwira ati rero reka ku mafaranga wari ufite nkongerereho, hanyuma akakugirira umumaro. Hari umuntu ukubwira uti ibi bintu uri gukora si byiza, bishobora kuzakumerera gutya na gutya, ahubwo ubigire gutya. Uwo muntu akabakugiriye umumaro. Umuntu ukwakira kwa muganga, ari umuganga, akakwakirira igihe, burya abakugiriye iki? Abakugiriye umumaro. Kubera abandi rero inyungu, ntago nkwiye kubaho kubw'inyungu zanjye gusa ngo ndengere inyungu zanjye. Singomba kubaho kugira ngo ndengere icyubahiro cyanjye, nta nubwo ngomba kubaho kugira ngo ndengere ubuzima bwanjye gusa. Ngomba kuba umuntu urengera inyungu zanjye n'iz'abana banjye, nkarengera inyungu z'umuryango wanjye, nkarengera inyungu z'abanyarwanda, nkarengera inyungu z'abankurikirana. Kubera iki? Hari ibintu nzi njya nigisha hano kuri kamera, ndabizi byatumye ngwiza abanzi. Ibyo byo ndabizi, ku buryo nyine hari abaporofita amateka yanjye bakakangisha ko ariyo banyangira, ariko bampora ibyo mvuga kuri kamera. Ariko kuko nzi ko ibyo mvuga aha hantu hari abantu bizagirira umumaro, bibavane mu mwijima bibajyane mu mucyo, bibavane mu bujiji bibajyane mu kumenya, ndihangana nkabivuga kugira ngo bamwe bazabohoke. Bantera amabuye bamwe, ariko disi mbone hari ababohoka. Kuko icyo gihe iyo mvuze ngo hari ibintu ndi buceceke kugira ngo abantu batandakarira, reka izi nyigisho nzihorere kugira ngo ntakomeza kugwiza abanzi. Hari abantu benshi mba ndi kwicira ubugingo bwabo n'ubuzima, bagahembuwe n'ibyo mvuga, hanyuma nkarengera inyungu zanjye ngo ngwize inshuti. Ariko kuba umuntu w'umumaro ni ukudaharanira inyungu zawe wenyine, ukabaho mu nyungu zawe no mu nyungu z'abandi. Burya nugira n'ibintu byinshi ukora, ujye ukora ibintu bibyara inyungu zawe ariko bibyarire n'abandi inyungu. Icya kabiri ni ukubera abandi igisubizo. Mureke mbabwire,
nifuza ko umuntu muzamenyana arabo muganira kuri telefone, arabo muhurira ahantu henshi hatandukanye, ujye ubera abantu igisubizo. Uzi ko hari igihe ubera umuntu igisubizo kandi mutagendanye. Wenda reka mbivuga kuko ntimuri bubimenye, mbonereho no kubwira abantu bakora abantu b'abakirisitu bakijijwe bashaka ko imirimo yabo yose bakoze bayizana hano kuri kamera. Njya ngira ubwoba ko hari igihe muzashiduka mwaratahiye comment nziza abantu babandikira, mugatahira n'amashyi abantu babakomera ngo muri abantu beza, hanyuma mukazahemba amakamba yangirika yinaha. Ariko nkwibutse ko hari ibihembo turindiriye, hari n'amakamba tuzambikwa y'ibintu twakoze tukabikora. Aya maboko abiri, iki kiganza cy'iburyo cyatanga icy'ibumoso ntikibimenye. Ndashaka kubibabwira, mugira imirimo mukorera kuri kamera muyitangaza abantu bayibone, mwigisha abantu gukora, ariko mumenye ko yaba mirimo yo mwibanga mukora, aho abantu batabazi, aho abantu batababona, aho n'abantu batabimenya ngo babimenye ko ari we wabibakoreye. Iriya mirimo niyo tuzahemberwa. Ndashaka kubibwira abakozi b'Imana kuko nabonye ibintu byose abantu babizanya kuri kamera kandi ntago ari byo. Kubera abandi igisubizo. Hari ahantu hamwe nigeze njya, na ahantu hamwe ku kigo kimwe cy'ishuri, hanyuma umwarimu abwira nabi umunyeshuri. Imana ijye idufasha, ntago biba byoroshye. Abwira kana nabi, arakabwira ati Minerval iri he, urimwo ameza ngaherererere, akabwira nabi. None hako kana nkabonye mpita ngafata mu ishusho y'umwana wanjye umwe mubo fite, nanjye muri cyagiye naburaga Minerval yo kubishyurira, nkavuga nti nukubangiriraga abana. Nashatse kurira ngira n'amarira hafi, mvoma hafi, umubabaro uranyica. Mpita mpamagara kakana, ndagahamagara, mpita ngahuza n'umudiregiteri, ndangije mwishyurira Minerval y'ibyo bihembwe byose. Uwo mwana rero ntazi yomba, ntaho yabwira mama ati hari umuntu wanyishyuriye, ntago bateze kumbona. Kuba umuntu w'umumaro, uwo mwana namugiriye umumaro. Birashoboka ko nanaruhuye umutima wa mama we, kuko nanjye mfite abanduhuye n'ubu baracyanduhura. Nigeze ngenda mbona umugore n'umugabo, nari mvuye gusenga, mbona umugore utwite. Ndashaka kubwira abantu ngo ni muba abantu b'umumaro. Kandi ikintu kimbabaza abirabura bene wacu, hari abantu badashobora kugira umumaro batazanye kamera. Haje kamera umuntu wese agashaka gukora n'ibyo adashoboye, ariko kamera yaba idahari umubabarire, nta n'inyinya. Hari n'abandi dufite mu rusengero badashobora gukora imirimo, ibiterane bitaje ngo bahagarare mu ruhame kubwo murimo w'Imana ntanzizi imiliyoni, ariko yaba ari ahatagaragara akaba nta n'igiceri cy'atanu. Uwo muco si mwiza. Twige gukora imirimo yo mwibanga. Ndi kubigisha kuba umuntu w'umumaro. Uwo muntu yarari kugenda atwite, we n'umugabo we. Ubona ko umugabo amuherekeje. Buryo umuntu ukennye uramumenya, naho utamubaza icyiciro abarizwamo. Kandi iyo wakennye cyane buryo umenya umuntu wakennye. Nk'ubu ngewe nshobora kukureba nkamenya iminsi umaze utarya, kubera ko abashonje turaziranye, inzara yandiyeho. Nshobora kwitegereza umuntu nkahita mbona ko yabuze icyerekezo. Iyo mpano narayihawe kuko nanjye hari igihe nari narakibuze. Hanyuma mbona umugabo n'umugore, umugabo ari kugenda inyuma, ubona ari umugabo w'imfura ariko w'umukene. Noneho umugore igiseke kamufata, yagenzaga amaguru, ubona ivumbi rya murenze, ubona ibyanga byaje, kandi ubona ko afite ibise bishyushye kweri yenda kubyara. Ndebye base bajyanye kwa muganga, ndebye agakapu bafite, ndavuga nti uyu mugabo yagira amafaranga yari kumutegera moto, cyangwa yagira amafaranga ntaba yashyize imyenda y'umwana muri biriya byaye. Murebye mbona n'umukene we, nshaka ngewe Mana. Abakene n'abantu bagowe barankurura cyane mu buzima bwabo, kubera ko ari ubuzima nabayemo igihe kirekire. Maze ndangije ndatambuka kuri wa mumama, ndamutambuka aho ari kwerera, nkuramo 2,000. Kandi nkubwiye ubuzima nari ndimo. Ubuzima nanyuzemo, nanyuze mu buzima mu myaka itambutse, usibye ko Imana yangarutseho.
oya ariko have no kubivuga, nzabivuga etaje yanjye yaruzuye, ngo nzabaho ubuhamya bw'ibintu nanyuzemo muri uyu mwaka turimo, kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa kane, mbabwire kuva mu kwa gatandatu kugeza mu kwa mbere, nzababwira umusitari mama Charlene n'ukurikiranwa n'ibihumbi 23 hafi na 3, nzabaho ubuhamya. Ndangije munyuraho mupfumbatisha inote ya 2, nyimupfumbatishije gutya nahise mbona bunza amarira mu maso ashaka kurira no kwitura hasi. Ndi kubigisha ikintu bita kuba umuntu w'iki, kuba umuntu wo mumaro. Kindi gihe njya ahantu mbona abantu bari kugenda baganira ati none turagerayo ryari, numva bari kuvugana ati harya harabura tuhakoresha amasaha ngayo, barayavuga ati burase harasi isaha n'igice, yeko yo mana we, ndebe iyo saha n'igice bagiye gukoresha bari abantu 3. Ndangije ndeba mu ishakoshi, kandi n'ukuri ayo mafaranga nayabahaga ari kwa kondo uvuga ute nanjye aka kantu niko sigaranye no kuri konte no kuri mobile money nakiriho naka. Ndangije nkuramwe amafaranga, ndangije mfumbatisha umwe ndiyandurukira, ndababwira nti aya ni muyategemo imodoka, kandi muyategeshe ntimugire ikindi muyamara. Ni ibintu byinshi nk'ibyo nagiye nkora cyangwa n'ubu nkora. Reka rero nkubwire, ubwo uzi ibintu iyo baye umuntu w'umumaro uzi ikintu bukoze, iyo baye umuntu w'umumaro uburimo kugura, iyo uri guha umuntu ushonje cyangwa umukene uburimo kuguriza Imana. Kandi ahantu hose ugira umumaro, ikintu namenye nuko nawe hari ahantu butegewe kuzagirirwa umumaro, ukawugirirwa n'abandi bantu batakuzi nkuko nawe wawugiriye abatakuzi. Ni gute abantu bagenda muri kwasteri bakenda kurwana no guterana ingumi, konvoyera tunyishyuye ya umugenzi ati nayafite yonyine niyo twavuganye, abantu bagashaka guterana ingumi wicaye muri iyo modoka ufite urupfurumba rw'amafaranga, hari ayo ufite kuri konte no muri telefone, hari ayo ufite mu ikofi, abantu bagatemanira 500 cyangwa 300 ufashe mu ikofi yawe, ukabwira konvoyeri uti duha amahoro muri kwasteri akiranya mwishyurire. Hari ikintu byagutwara mwakize kuba abantu bo mumaro, ngo muzagira umumaro ari uko mwaje kuri kamera mu byereka isi yose bibone. No, gira umumaro aho utuye muri karitsiye. Iyo uturanye n'abantu mu gipangu, umuntu akamara kabira dacana, uzi ko atari n'umurokore ngo uvuge ngo banzagiye mu masengesho, abana bakayura ugabona begamye ku bikuta, ukabutadaha ku muceri ngo bahe, wumva wowe finali y'ubuzima bwawe n'abana bawe bizagenda gute? Kuba umuntu w'umumaro, iyo ubona wicara kwa muganga ngo uri umuganga cyangwa wakira abarwayi ahantu runaka, warangiza ukajya hari ahantu merutse kujya kwivuriza, hanyuma urabona iyo winjiye nko muri prive ugahita uparika imodoka urugero, bakabona urarwaye umeze nabi, ari umusekirite cyangwa bari hafi baza kureba umurwayi. Aho hantu narahageze nari ndwaye meze nabi, bantwaye. Noneho mbona udusore twari turi aho ngaho dukora muri prive ba boss bajye bagenzura n'amavuriro yabo, turi muri chat, udukobwa turi gucatinga, umusekirite yibere muri telefone, tuhamara umwanya twabuze umuntu twakira. Nahise mbwira bari bantwaye ni aba bantu batanyitaho, ndi mu modoka bakaba batari kuza kudufasha. Murashaka kumbwira ngo aba bantu bari bumvure neza nkire? Bitambabwira nti nimukate mbereka ahantu tujya. Twahise dukata, kandi ubwo niko kuri mitamvuga intayangaya ntimukayarye ntimunayakwiriye. Twahise dukata tujya handi, twamaze agaparika gusa, muganga arasohoka baraza baratwakira. Kandi koko aho hantu nagiye meze nabi, umva meze nabi, nahavuye ntaha iwanjye n'amaguru, namaze gukira, baranyakira baranganiriza. Uwo muntu rero nubwo ari umuganga namuhaye amafaranga, ariko yambereye umuntu w'iki w'umumaro. Umuntu w'umumaro mu mudugudu aho leta yaguhaye akazi ngo ube mudugudu, umuntu w'umumaro aho uri mu murenge, umuntu w'umumaro aho uri mu muhanda,
ugirira abantu umumaro, ugirira umumaro abatakuzi, abari mu kaga ubabera umuntu w'umumaro. Kwa muganga nubona uhakorera uri muganga ukabona umuntu yabuze icyo kurya kandi ufite mu ikofi 500, tuma umuntu amuzanira akazi umubere w'umumaro. Hari ibyamunaganitse nawe ntuzi aho abadayimoni bazakunaganikira. Ndashaka kwigisha abantu tukaba abantu b'umumaro. Ikindi, kuba umuntu w'umumaro nababwiye icyambere, kubera abandi inyungu, kubera abandi igisubizo. Hanyuma ndashaka mvuga igikurikiraho, kuba abantu bakuruhukiraho. Kuba uri umuntu abantu baruhukiraho. Kuba umuntu abantu baruhukiraho. Kuba bijya bimbabaza, nziranye n'abantu benshi b'abanyabibazo kandi baba bankeneye, hanyuma ntibagiye bambona uko bikwiriye kuko bari bafite ibibazo ariko nge mfite ibiruta ibyabo cyangwa tubinganya. Kubera urugamba nagiye nyuramo rwo kurwaza abana kandi narubayemo imyaka irenze 2, kandi ari uburwayi buhoraho atari ubwa mu gitondo gusa. Ariko Imana ndabizi ko igiye kumfasha nkazabasha kubitaho. Nayo mpamvu mba ndi gusaba bagiye bivumbura ngo simboneka, buryo wari uri mu kaga nanjye ndi mu kange, ariko mba mbona Imana iri kugenda incira inzira. Abana barakize, numva abantu ngomba kuzabitaho uko bikwiriye. Uzi kugira ngo kera hari umuntu najyaga mpamagara nkamubwira ngo urahari nze ndire. Alo Luna, urahari inze ndire? Inze ndire urahari? Akambwira ngo ndahari. Nkatega moto amarira nyatwaye gutya. Kuki se ari we nahamagaraga? Sinari nziranye n'abandi bantu. Nuko ari we wabashaga kwakira amarira yanjye, ataryarya umutima wanjye, atari buze no atarimo kwishima ati ntikabizi kurira. Turabazi bamenya ko dufite ibibazo bakavuga bati kare karigenje, kare karigiza kibone, kigiza gasitari kajya kabona Mana nyagasani. Kandi bakabivuga bafite Bibiliya, bakabivuga baje no kugusura maze ukababwira maze rero tuzi no kuganya shaho. Ukagenda ukamusororera, yarangiza ati wajya wabona shaka, kandi agahita nagusengera. Uziko narabana beza, agahita nagusengera ngo Mana umutabara umukure muri iki kibazo. Yagera hirya ati sawa wari warigenje. Niko bakora. Maze nkagenda nkarira namara kurira kansengera nkataha. Kandi nkataha mu mutwe wanjye numva meze gute? Numva nduhutse. Abantu ukwiye kuba umuntu abantu baruhukiraho. Kandi umuntu nakuruhukiraho akakubwira gahinda ke, icyambere uzamubikira ibanga, ikindi uzamufashe gusohoka mu byarimo. Nubu bishoboye uzamufashe, nugira ubushobozi bw'amafaranga uzamufashe, nutabugira uzamuha inama yuko azihangana akanakomera, hanyuma Imana izaguha umugisha. Tuba abantu baruhukiraho. Ibyo niko kuba umuntu w'umumaro. Hagira abakuruhukiraho, hagira abantu baza batikandagira, ubifura, ubinyangamugayo, wige guhamba imibabaro y'abantu muri wowe. Ntukabakine ku mubyimba, ntukabifurize ikibi, ahubwo ujye ubasengera unabasabire, wifuze ko Imana izabatabara bakagubwa neza. Kuba umuntu abantu baruhukiraho. Ariko ndashaka gusoza nkubwira ngo no kuba umuntu abantu baruhiraho. Uziko ari igihe abantu bakuruhiraho, hari igihe umuntu abaho abantu bakamuruhiraho. Ntuzigere winubira ko abantu bose bagukeneye. Hari igihe nigeze kubyinubira. Imana izajya impa n'imbaraga n'ubwenge bwo kwakira abantu bose bampamagara, kuko hari umuntu uguhamagara ukavuga uti uyu muntu yararemwe cyangwa yarabumbwe. Burya yararemwe, ahubwo aho yavukiye nuko yakuze niho hamugize uko nguko. Hari umuntu kwandikira ngo muraho yonyine utahita umusubiza ako kanya. Ntiyibaze ko uri mu bitaro, ntiyibaze ko uri mu ivugabutumwa, ntiyibaze ko uri mu bana bawe, ntiyibaze ko agiye gukora imirimo y'akazi ya kigabo, kuko nge ndi umugabo nkaba n'umugore, ndi umuvugabutumwa nkaba umukinnyi wa filime, mbese wowe ukabyarawe. Mfite ibintu byinshi nkaba n'umukozi wo mu rugo rwanjye.
ibintu bindeba ni byinshi ntibinyemerera guhora kuri telefone. Uwo muntu agahubuka akakubwira urujambo shaho, akavuga ati yakumanitse ishobora kukumanura, ukagira ngo Imana yagiye kukumanika imunyuzeho izanamumanura kuko yabivuze. Uwo muntu rero hari igihe umusubizanya umujinya bitewe n'urugamba akubwiye, ariko ntago ari byo. Umuntu wese agomba kukuruhukiraho, nimba ari uwo mwaga we, nimba ari uwo mushiha we, hari n'igihe akwandikira byamucanze kukuzaho neza bikamunanira, kuko abantu ntago bitwara kimwe. Abantu bakwiye kukuruhukiraho. Hari igihe umuntu yampamagaye ari yanyandikiye ngo wambabare nkaguhamagara nkarira, wambabare nkaguhamagara nkarira, anyandikira kuri WhatsApp ni ngaho mpamagara urire. Nibuka ko nanjye harabona hamagaraga nkarira. Umuntu akambwira ati mama cyane ko umutima wanjye wenda guturika, wambabare nkaza kukureba. Ugasanga ariko wenda bimbwiye ndi mu bitaro nanjye nuko byagenze. Hari igihe abantu bakuruhiraho, umuntu akicara atari ko nanjye nararushye, ubu nzimanyuramo ibipande bingahe. Ari igihe nanjye najyaga mvuga gutyo, ariko burya kuko Imana yabonye kuri umuntu ukomeye, niyo mpamvu yemeye ko abantu nyine bakuzaho ari benshi. Ubu se nyobewe ko telefone yanjye najyaga mara icyumweru cyera mfite karasharamye, niko yitwaga, nta n'umuntu mpaye mwaramutse. None ubu ngubu ibihumbi n'ibihumbi bimpamagara muri telefone, biriya bigomba no kuntera kwishima kuba abantu bose baba banshaka. Nanjye rega mpita numva ndi umuntu w'umumaro. Ubu si yaba abantu batanshakaga nakumva ko ntacyo maze ku isi. Mbere ni nako navugaga, ariko ubu namenye ko ndi umuntu w'umumaro. Abantu bagomba kukuruhukiraho bakanakuruhiraho. Nubona abantu bose ari wowe, hari umwana mu rugo uba uvugwa cyane. Nk'ubu mu rugo hano mfite umwana mpamagara kweri ukamuhamagara runaka akabuwo. Ariko impamvu muhamagara cyane nuko ubuzi ko azakwitaba cyane. Hari uwo wahamagara akakwitaba nyuma y'amasaha ngayo, uwo ntumwitabaza cyane. Rero nashakaga gusoza mbabwira ngo mureke tuba abantu b'umumaro. Inyungu rero zo kuba umuntu w'umumaro nizi. Iyo uri umuntu w'umumaro, ibintu wagiye ugoboka ku bandi nawe bigenda bikugobokeraho utazi. Kandi iyo wabaye umuntu utari uw'umumaro, ibyo akebe wagereyemo abandi nawe bakakugereramo. Ubu iyo witegereje amasaziro ya bamwe n'ibibazo bigenda biba ku bantu, umuntu agiye agatekereza, hari igihe ugira ibibazo byatewe na so, hari igihe unyura mu bibazo byatewe na mama wawe, hari ibibazo unyuramo byatewe n'imirimo yawe, hari ibibazo unyuramo byatewe n'utuntu duto witwa kari duto wagiye unyuramo ugenda ukora amanyango uhemukira abantu. Umuntu nanahura n'ibibazo ajye yibaza ngo iki kibazo muye nacyo giturutse hehe. Nusanga nawe ibyo uri gukorerwa warabikoreye abandi, uzihangane nawe babigukorere kuko wabikoreye abandi. Nubona uri mu nyungu z'ubugome n'ubutindi bwawe, uzihangana uzibemo. Ntuzarushya abahanuzi ngo nibagukureho imyaku, kuko umudayimoni mubi ni umudayimoni wiyororeye ubwawe ukamugaburira. Ariko abadayimoni baguteye abo mu muyaga n'abo mu kirere n'abaye, abura batumura bakagenda, ariko abo woroye ni nawe birukana. Tugiye gusenga tuba abantu b'umumaro, kandi ujye ubiba ahantu utazasarura, uzasarura hirya no hino. Tugiye gusenga. Wumvise kuba umuntu w'umumaro, Imana iguha umugisha. Tugiye gusaba Imana ngo niduhe kuba abantu b'umumaro. Imana ibahe umugisha. Mana turagushimye cyane kandi turaguhimbaje kubw'ineza yawe iduhaye kuramuka muri iki gitondo. Urakoze cyane kubw'amagambo y'impuguro meza ugejeje ku bakobwa n'abahungu bawe. Wari udutegetse aka kanya ngo tujye tuba abantu b'umumaro. Turagusaba kuba ab'umumaro, duha imbaraga zo kuba ab'umumaro kugira ngo tugende tubibe, kuko nzi ko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Shyigikira abankurikiranye bose bari kumva ubu butumwa n'iyi message, ubahe kubera umumaro abagore n'abagabo babo, abana babo babere ab'umumaro, imiryango, igihugu ndetse n'itorero. Abantu bose bajye babaruhukiraho ntibakabaruhireho. Urakoze komeza unyunyuzuza ubwenge n'imbaraga nyinshi bikomeye kugira ngo ubwami bwawe bukomeze bwagukire muri twe. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana rero nibaha umugisha kubwo gukurikirana iki kiganiro kikwigisha kuba umuntu w'umumaro. Hanyuma mukomeze musangize abandi, mukora share, abatarakora subscribe muyikore, kandi mukomeze mutugire inama n'ibitekerezo. Imana y'amahoro nibaha umugisha, amen.